ni ubuhe buryo bworoshye umuntu ashobora kugera aho ngaho. Hanyuma mbibutsa ariko ko ibintu bijyanye no gusponsoringa haba hari abantu bari priority, byise ko ari bwo buryo bworoshye. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'abantu bashobora kuba barakuwe mu byabo n'intambara, n'urugero bakaba ari impunzi mu bihugu runaka. Hari umuntu watwemereye ko tuzamuganiriza akatubwira uburyo yaje yabonye work permit byanyuze muri job offer, ku buryo ushobora gusanga hari n'amakuru adusangije ku bantu baba bifuza kuza nk'abasekiridi workers. By'ukuri ayo mafaranga asabwa ni amafaranga atari makeya. Navuga ko mu by'ukuri umuntu yafite haba hari ubundi buzima afite. Kuba warize kandi ukaba warize ibintu bikenewe muri iki gihugu, ntabwo ko wabonye job offer rwose bisobanuye 100% ko leta izahita yemereka guha work permit. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese abankurikira muri mu bice bitandukanye kuri uyu mubumbe. Ubwo ndavuga abari iwacu mu Rwanda, abari mu bihugu by'ibituranyi, mu Burundi, muri Uganda, muri Kenya, Tanzania, muri Kongo. Nabonye abantu bari Kongo, abantu bari Goma mu nkurikira, abantu bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika. Mwese ndabasuhuje, ndizera ko mumeze neza. Ndasuhuza kandi abari ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye, ku mugabane wa Aziya, abari kuri umugabane wa Amerika, USA ndetse na Canada n'ibindi bice bitandukanye. Nabonye abantu bari muri Caribbean, nabo bankurikira. Abanyarwanda turi ahantu henshi hatandukanye rwose. Reka nizere ko mumeze neza rero, kandi mukomeje gushakashakisha uko ubuzima bumeze niko bwubatse, ni hasi hejuru. Nanjye meze neza, ndamahoro. Uyu munsi ndanyarutse kugira ngo ngire yenda bimwe mu bibazo nka bibiri nasubiza ku bantu babajije, cyane byerekeranye n'uburyo bwo kugera muri Canada. Abantu batekereza ariko rimwe na rimwe bataba bafite amakuru ahagije. Ikibazo cya mbere ndi busubize uyu munsi, abantu bamwe bagiye banyandikira kuri WhatsApp bakambaza yenda amakuru ya porogaramu runaka, icyo bisaba, cyane nk'ama immigration programs, cyangwa se amaporogaramu yo kuza kwiga, bakabaza ibiciro bijyanye no kwiga. Abandi bakabaza ibintu bijyanye n'ibintu byo kuza gukora, ku buryo bwo kubona akazi. Abantu bagiye babaza ibibazo bitandukanye, ariko uyu munsi ndasubiza yenda kimwe mu byo mwabajije cyane. Ubwo umuntu namaraga kumubwira amakuru cyane bijyanye n'ibisabamo amafaranga. Iyo uje kwiga bigusaba kuba ufite amafaranga atari makeya kugira ngo ube wavuga ko uzagira amahirwe yo kubona visa ikwemerera kuza kwiga. Ushaka kuza nk'uje gukora nabyo bisaba ubushobozi, kuko nagiye mbisobanura, company nyinshi ntabwo zipfa kwemera kujya muri process yo kwishakira abakozi. Bisa nk'ibibagora cyane no kuvuga bati ntabwo twizeye neza umuntu twaba tugiye kuzana, bityo bakifashisha aba professionals nk'aba recruiters, aba international recruiters cyangwa se aba consultant, bakaba ari bo babashakira abakozi. Donc bakanyura ku bakonsilita bakaba ari bo banyura muri process zo guhayaringa. Bamara kubona umukozi wujuje ibyo company ishaka, bakaba bamwoherereza company. Nuko company nyinshi zibikora, bivuze ko bitoroshye ko company ya postinze akazi online wowe ushobora kwigiraho ngo upfe kuba wakabona, bapfe kuba baguhayaringa. Ntabwo nibaza ko biri common cyane, bitabujijwe ko bishobora kuba bibaho. Ushobora kwa applyinga bakaba impressed na skills zawe na education ufite, bakaba yenda bagukontagitinga. Ariko navuga ko inshuro nyinshi company zishaka abakozi b'abanyamahanga zinyura ku bakonsilita, bakaba ari bo bazifasha guhayaringa. Bari abakonsilita rero bakaba nabo bahenda. Navuga ko rero service yabo iba ari package, baba bazagufasha guhera ku gushaka akazi kakaboneka, bakagufasha gushaka work permit kaboneka, waba uri kunuzazana n'umuryango bakagufasha gushaka amaviza y'umuryango, uzaza aje kwiga se n'urugero abana bakiri batoya bakabashakira study permit,
kugira ngo bazaze bige, uzaza azanye nawe gusa kukaba ari ukuguherekeza akaza nk'umuviziteri, bakagufasha muri izo process zose. Usanga rero package yabo ibikubiye kuri situation yawe. Nimba uri umuntu umwe, nimba uri famille y'abantu 2-3, amafaranga baca kenshi nabonye bashingiye kuri service runaka bazaguha. Amafaranga rero aba ari menshi, nkurikije uko nagiye mbona abakonsulta benshi baca amafaranga, abenshi bakunda gufasha abantu usanga baca hagati y'ibihumbi 10 na 15, ariko bishobora kuzamuka bikagira no muri 20 bitewe na family size cyangwa na situation yawe. Nabonye harimo n'ababaza nimba warigeze wimwa visa cyangwa se ubwa mbere waba ugiye gusaba visa, ibintu nk'ibyo. Ayo mafaranga ibihumbi 10, 15, 20 by'idolari mu by'ukuri ni amafaranga atari makeya. Navuga ko atari amafaranga umuntu wese ashobora kubona. Nakibwira ko n'uyafite mu by'ukuri abafite ubundi buzima, navuga ko ashobora kuba afite uko abayeho mu by'ukuri. Hanyuma rero abantu bakumva amafaranga menshi cyane bakambaza ati none se ubwo bimeze gutyo ni ubuhe buryo bworoshye umuntu ashobora kugera aho ngaho? Uburyo bworoshye rero, navuga ko uburyo bworoshye byaterwa na situation y'umuntu, ariko uburyo bworoshye twabushingira cyane cyane ku bantu bashobora kuba bafite imiryango hano. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ku muntu ufite umuryango hano, navuga ko inzira ibirimo yoroshye niyo kuba umuryango ushobora kukubera umusponsor, bakagusponsoringa noneho ukaza kuba joininga ufite permanent residence. Ubwo ni uburyo bwa mbere navuga ko bworoshye. Urugero yenda ufite umugabo wawe ari hano cyangwa se umugore wawe ari hano cyangwa se umwana wawe ari hano, aratuye afite ibyangombwa, afite permanent residence. Umwe muri abo nagiye mvuga, cyangwa se ndebe bagenda banashyiramo umubyeyi wawe ari hano. Umubyeyi ari hano ashobora gusponsoringa umwana we, umwana ashobora gusponsoringa umubyeyi. Bafite uko bagenda bakarasa ibijyanye n'amasano kugira ngo urebe umuntu wemerewe kuba yaba sponsored. Hanyuma mbibutsa ariko ko ibintu bijyanye no gusponsoringa haba hari abantu bari priority. No kuvuga ko uramutse uri hano uri umwana ushaka gusponsoringa umubyeyi wawe cyangwa se abandi bantu mufitanye isano, priority nimba ugifite ababyeyi ni umubyeyi. Niba uza kuri nimero ya mbere, nimba uri muri Canada nk'umwana ushaka kugira umufamily member usponsoringa, umubyeyi niwe priority kuba ashobora kuba wamusponsoringa akaza afite permanent residence. Iyo nta mubyeyi uhari, hakurikiraho umuvandimwe ushobora kuba ufite ariko akaba ari munsi y'imyaka 21, ndumva ariho abigeza abo bita aba dependent. 21, 22, munsi ya 22 ndibwira barayizamuye. Hanyuma yaba nta uhari, nta muntu mutoya ufite mu muryango wawe uri munsi yo myaka, bakakwemera kuba wakora sponsorship ku wundi muntu uwo ari we wese mufitanye isano, ryaba irya hafi cyangwa se rya kuri. Bafite ukuntu babitondeka. Hari abantu bari muri izo situation bakeneye details ziba zishobora kuboneka online kuri website ya government ya immigration, ziraboneka. Ubwo tuvuze ko umwana haramutse hari n'umubyeyi nawe uri muri iyo situation ari hano, nawe abashobora gusponsoringa umwana wiwe. No kuvuga ko umwana yemerewe gusponsoringa aba ari umudependent uri munsi yo myaka 22, cyangwa se yaba nta uhari akaba yasponsoringa undi mwana utari munsi y'imyaka 22 n'isano iryo ari ryose baba bafitanye. Izo details zose zirahari. Hanyuma akandi karusho kiyongeraho nuko nanone iyo ufite umuntu hano mufitanye isano rya hafi cyane, navuga ko mu bijyanye n'ama immigration programs, tuvuge ushaka nko kunyura muri express entry, ukaba waragize amahirwe ukaba ufite amanota meza mu ndimi ugeza kuri level 7 basaba kugira ngo bashe kugira profile muri express entry, ukaba ufite umuntu hano mufitanye isano rya hafi. Rya hafi tubara ari umusibling, tuvuga aba ari umubyeyi wawe cyangwa se akaba ari umuntu muvukana mufitanye isano y'amaraso. Ibyo ngibyo biguhera ama points menshi, bikaba byaguhesha amahirwe yo kunyura muri express entry nk'umuskilled worker uramutse wujuje ibindi bisabwa. So ubwo navuga ko rero uburyo bworoshye buhari nubwo abantu bafite imiryango kandi bafitanye isano rya hafi iri hano muri iki gihugu. Ubwo ni uburyo bumwe kugira ngo ubashe kuba bakubera abasponsor, ariko kandi niyo batakubera abasponsor
bashobora kukubera abasapota, bikaguhesha amahirwe yo kuba waba selected mu maporogaramu atandukanye bitewe na porogaramu, hanyuma bigaterwa na province baherereyemo, kuko buri province iba ifite ama opportunity yayo n'amabwiriza yayo ikoresha mu bijyanye no kuba waba selected nko muri iyo ntara, hanyuma waba ufite umunyamuryango uhatuye bikakongerera amahirwe yo kuba waba selected. Icyo ngicyo ni kimwe ndumva nakivuga gutyo, nabyise ko ari bwo buryo bworoshye. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'abantu bashobora kuba barakuwe mu byabo n'intambara, n'urugero bakaba ari impunzi mu bihugu runaka, bajya bashobora kunyura muri aya ma UN agencies afasha aharanira uburenganzira bwa muntu, yita ku kiremwa muntu za HCR n'izindi, hanyuma bakaba bashobora kugufasha bakakubonera umwanya cyangwa se bakakubonera ubuhungiro mu gihugu nka Canada cyangwa se ahandi, ukaba waza leta ariyo yakwisharijeho. Muri icyo gihe ni leta ibikuzanye, biba binoroshye cyane. Navuga ko biba binoroshye kuko leta ikugejeje hano ikwitaho igihe kinini cyane, ni nkita kinini. Ubwo uramutse ari nk'amezi 6 bakwitaho rwose uburyo bwose bushoboka, navuga ko uba umeze neza, nta struggle nyinshi ugira mu gutangira ubuzima. Ubwo ni ubundi buryo abantu bajya bashobora kugeramo hano, bukaborohera. Navuga ko bworoshye kuko iyo ujuri ansharije kuri leta, yenda bagira ibyo bagusaba by'ama examen runaka muri step zitandukanye, ibyo ugomba kuba wujuje, ariko ugasanga muri rusange twavuga ko iyo step nayo iba yoroshye ugereranyije n'ibindi. Uburyo rero bwa gatatu nshobora kwita ubwa gatatu, nubwo kuba umuntu aba ashobora kuhagera aje gusura. So muri za kategori zindi navuze, ushobora kuba utari eligible yo kuba umuryango wawe wagusponsoringa, cyangwa se ukaba utari umuntu mufitanye isano ya hafi cyane ku buryo bashobora kukubera abasponso, ariko bashobora kukubera inzira yo kuza uje gusura, ukaba wahagera. Wamara kuhagera ukawashakisha andi makuru, ukareba nimba hari opportunity zishobora kukwemerera kuba wahaguma, cyangwa se ufite impamvu zishobora kwemeza leta ko koko ushobora kuguma mu gihugu, bakaba baguha ibyangombwa ukaba wahaguma. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bahitamo kuhaguma bikaba byanabahesha n'ibyangombwa byo gukomeza bagakora, kandi ufite work permit iba ari inzira nziza iganisha ku kuba wabona permanent residence ukaba watura. Nuko kuntu nagerageje kubikarasa, yenda n'abandi bashobora kuba bafite ubundi buryo bagiye bahagera, bashobora kukubwira bati iyi nzira iroroshye, iyi nzira iroroshye, iyi nzira iroroshye. Hanyuma nkiri kuri iki, navuga ko hari umuntu watwemereye ko tuzamuganiriza akatubwira uburyo yaje yabonye work permit byanyuze muri job offer, ku buryo ushobora gusanga hari n'amakuru adusangije ku bantu baba bifuza kuza nk'abasekiridi workers. Haba hari amakampani ajya afasha abantu baba bafite ubushobozi, cyane cyane ko akenshi usanga company zifasha abantu ziba zisaba ubushobozi buri hejuru, ku buryo abantu bashobora kuba bakwigerageza. Nuko nguko nakivugaho icyo ngicyo. Icyanyuma rero navugaho uyu munsi ni ikijyanye n'ayo mafaranga. Mu by'ukuri ayo mafaranga asabwa ni amafaranga atari makeya. Navuga ko mu by'ukuri umuntu yafite haba hari ubundi buzima afite. Kuba rero ushobora kuyashaka, urimo uyashakira, uyegeranyiriza, gushakisha ama opportunity, nkuko nkunda kubivuga, ni risk uba urimo ufata. Nkuko mwakomeje kubimbwira, terega ubuzima n'ubundi buriya ni risk, nta kintu dukora kitarimo risk mu buzima. Ariko ayo ni amafaranga menshi cyane mu by'ukuri, ku buryo gupfa kuyashora kandi nta n'icyizere ufite 100% ko bizacamo, uba urimo ufata risk nini cyane vraiment. Hari umuntu wigeze kuvuga atagiye ayo mafaranga nyafite kamemu, ayo mafaranga nyabonye yanyubakira ubuzima nakiyubaka nkabaho, ntabwo ibyo by'amahanga byo kuvuga ngo ngiye gushakishiriza yo mu mahanga ngo hari akazi hari iki, nabyihorera. Nanjye mbyemera, nemera ko ayo ni amafaranga atari makeya umuntu ashobora kuyabyaza umusaruro aho ari. Ufite ibihumbi 10 by'idolari, ufite ibihumbi 15 mu by'ukuri, ushobora kugira icyo yabyazamo akaba yaguteza intambwe mu buzima. Ariko kandi nkuko abantu bakunda kwivuga, nyine hari igihe umuntu aba afite ayarenza ayo ngayo kamemu. Umuntu ushobora kubona ibihumbi 15 kamemu abahagaze neza. Ariko rero umuntu ushakisha yegeranya amafaranga kugira ngo abantu bazamufashe arebe uko yahagera, mu by'ukuri ntabwo nibaza ko ari imibare myiza cyane. Kuko icyambere
nk'uko mvuze kuri iyi ngingo cyo gusorezaho ni ukubabwira ko ibi bihugu icya mbere byakira abantu dukuyemo za kategori twavuze zidafite ibintu byinshi zisaba. Kategori zindi zisigaye kuza nk'umuskilled worker, kuza nk'umupermanent resident, wanyuze yenda nko mu provincial nominee program cyangwa se wanyuze muri immigration program, ni ukuvuga ko bisaba kuba ufite ubumenyi ku ndimi, ku rurimi nibura rumwe mu zikoreshwa hano muri Canada, kuba ufite level iri hejuru mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza, kuba warize kandi ukaba warize ibintu bikenewe muri iki gihugu. Ubwo bikenewe ngira ngo twakunze kujya tuvuga muri izo kategori, harimo health care, harimo construction, harimo agriculture, harimo n'ibintu bya IT. Ubu banongeyeho education, abantu bafite experience muri education nabo bari mu bantu bakenewe hano. So kuba warize rero ufite bachelor's degree cyangwa se ufite diploma ya post secondary, kuba uri kuri level iri hejuru mu bijyanye n'indimi, rumwe muri izo ndimi zikoreshwa muri Canada, ibyo bintu biri mu bintu twavuga ko bizamura amahirwe. Bivuze ko rero umuntu ashobora no kuba yabona ya mafaranga ariko akaba atari muri ibyo byiciro nibura banakeneyemo abantu, ku buryo nujya kugerageza uvuga ngo hari umuntu ugiye kwishyura, hari company ugiye kwishyura kugira ngo izagufashe, nibura utanabarizwa muri ibyo byiciro, navuga ko amahirwe aba atari menshi cyane. Ushobora gushora amafaranga akaba yashya, bikaba byaba bimeze nko kuyatwika, mu by'ukuri nta kizavamo. Step za mbere nkuko nkunda kubivuga zishobora gucamo, bashobora kugufasha gushaka company kuko ihayaringa abanyamahanga, bakabyemera bakaguha job offer, hanyuma ukajya muri process yo gushaka work permit. Wibuke ko ntabwo ko wabonye job offer rwose bisobanuye 100% ko leta izahita yemereka guha work permit, kuko aho baguhaye job offer nabo bagomba kuba bafite izindi condition buzuza zibemerera kuba leta yabapprovinga kugira ngo bemererwe guharinga umunyamahanga. Numvaga ari uko kuntu nabivugaho. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko atari ibintu by'umuntu wese, cyane cyane ku bantu bashaka kubyinjiramo nk'abaskilled workers, no kubanza kureba ko nibura muri izo kategori z'amasegiteri Canada ibikeneyemo abakozi cyane yatangaje muri iki gihe: IT, healthcare, construction na education, na agriculture. Na agriculture nayo irimo muri ibi bihe, ukaba uri muri ibyo byiciro. Hanyuma ikindi ukaba uri kuri level yo hejuru mu ndimi, kuburi level yo hejuru mu ndimi niba uri kuri level ya 7, ku buryo biguhesha amahirwe yo kunyura muri express entry, kuko biba bigukinguriye opportunity nyinshi cyane. Mu ma province biragorana kugira ngo ube wapfa kubona amanota ari bukwemerere kuba waba preselected, kubera ko fagiteri bagenderaho akenshi usanga uramutse nta muntu mufitanye isano muri province runaka, kugira ngo ubone amahirwe yo kuba waba selected muri iyo province, navuga ko bitaba byoroshye. Numvaga rero ngira ngo ako kantu nkongereho, nubwo hari kategori tuvuga ko zoroshye nazo zishobora kuba abantu benshi batakwisangamo. Kategori zindi zisigaye zisaba indimi, zisaba amashuri, navuga ko haniyongeraho ko zinasaba amafaranga. Ariko niburi izo kategori zo uramutse wabaye selected nko muri provincial nomination, ukaba wabaye selected mu ntara runaka yakwemerera nomination, ikagusaba kwerekana ubushobozi, aho uba ushobora gukora igishoboka cyose ubushobozi ukabushakisha ukabwerekana, kuko nibura wavuga ko amahirwe ari 99% ko bizacamo ukabona permanent residence. Ariko ibindi kugerageza unyuze ku bantu, mu by'ukuri navuga ko bisaba kwitonda cyane, ukabanza ukamakinga sure ko utazashya niko numva ariko dukunda kubyita, kuko ayo mafaranga ushobora kuyashora ukazashanga icya kabiri cyose cyangwa kirenga arahiye kandi nta nubwo biciyemo. Ubwo rero no gucunga neza. Hanyuma company zifasha abantu kabanza ukamenya nimba hari n'abantu zafashije, bigacamo abakonsilita nibura bo cyangwa se aba recruiters bahayaringa abanyamahanga, aho umuntu abavuga ko nibura no ubakoresheje uramutse ufite ubwo bushobozi ukabafasha umwanzuro kuba aribo wakoresha kugira ngo bagufashe muri process cyane zijyanye no gushaka akazi. Uvuga uti aho nibura ufite aho wabariza, kuko nabantu bari regulated ushobora kubona aho unyura ukawabaza muramutse mugiranye ibibazo. Ngira ngo nakunze kubibabwira, naberetse n'uburyo ushobora kubanza gucekinga mbere yuko ujya muri agreement n'umu consultant runaka cyangwa umu recruiters cyangwa umu immigration lawyer, uwo ari we wese ukabanza ukamakinga sure ko afite license, donc
yemewe muri leta, yemewe gutanga izo serivisi, kuko hari n'igihe abantu baba barazambuwe kubera kuzabiyuzinga, ariko bagakomeza bagatanga serivisi. Uriya muntu rero akenshi aba ashobora kukurya iyo nta license afite, kubera ko nta hantu uba ushobora kuzamubariza, kuko na leta irabyivugira ubwayo, yabyanditse ikavuga ngo nimba uhisemo gukoresha umukonsirita, banza umenye ko ari registered, afite license imwemerera gukora. Naho ibitari ibyo, undi muntu wese ukoresha abashobora rwose kukurya, abashobora cyambira, abashobora kuguha document ziri fake. Mbabwire yuko abantu bashobora no kuguha work permit itari yo y'incurano, bashobora kuguha job offer itari yo y'incurano. Ibyo bintu byose nyine bitazagira icyo bitanga, kandi ariko uri mutanga amafaranga. Bisaba rero ko mu by'ukuri ibi bintu kubishoramo amafaranga yawe, amafaranga aravuna, keretse nimba hari abantu yorohera kubona. Nibura ugomba kuba uri sure ko nimba uhisemo kushaka umuntu ugiye kugufasha, ubanza kumenya ko bizagenda neza, abyemerewe. Ubwo hari abari buhite bavuga ati none se aba agent b'iwacu, ngira ngo aba agent b'iwacu nabo baba bafite abantu bakorana bari mu gihugu, kubera ko hari document badashobora gusinyaho cyangwa se ngo bemererwe kuzigaragaraho nk'abantu bagufashije kandi batabyemerewe. Nibaza ko nabo bafite uko bafatanya nyine n'abantu bafite license yo gukora ibyo bintu muri ibi bihugu. Bigusaba rero kwitonda, nibura ukabanza ukamakinga sure. Waba uhisemo kwishakira umukonsirita, ukabanza ukamenya ko yanditse afite license, ujyaho ukabibona ayo makuru, urayabona rwose. Kandi ugize ikibazo urakomplaininga, bakamukurikirana ibintu byose rwose pe. Mukurikire, nagiye mbona company nyinshi bavuga ko zambuye abantu, sinzi nimba ariko byitwa mu by'ukuri. Yenda abantu bazadusangiza amakuru, ariko abantu bamwe bagiye banyandikira bakambwira ko barewe amafaranga menshi rwose, atari make pe, atari makeya, bakabaha n'impapuro rimwe ukagira ngo ni impapuro za nyazo, byazagera hagati ugasanga kwari nko kubeshya n'ibintu by'ibicurano bidasobanutse. Ariko bitabujijwe ko hari n'abantu bagiye bafashwa kuza, kandi ntekereza banyuze muri ama company, birashoboka. Reka nzabashakira uwo muntu nababwiye wemeye kuzatuganiriza, banze agira amakuru yenda yabasangiza cyane cyane ku bintu byo kubona ama job offer, umuntu akoresheje agence runaka cyangwa se abakonsirita, bitewe n'icyo azaba yarakoresheje, kugira ngo abantu bumve inzira bigenda binyuramo. Ubwo rero mwe kwihuta, nkunda kuvuga ngo igihe wumva bakubwira ko ibintu bishyushye, hari umuntu uri gufasha abantu bigacamo bikagenda neza, taraguciye amafaranga rwose dose akayigenza neza igakunda, icyo gihe nicyo gihe cyiza cyo kubanza ahubwo kwitonda, ukabanza ugatekereza neza, kuko igihe cyose hari amakuru ashyushye arimo yihuta, nicyo gihe abantu benshi bakunda gufatiramo imyanzuro itari myiza, akenshi ibata mu bihombo. Reka rero ngarukira aha ngaho uyu munsi, tuzakomeze ubutaha uko umwanya ugenda ubitwemera. Mukomeze kugubwa neza, muhashye muronke, kandi Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Naho utaha, ciao ciao.